Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, cyubahiro n'ikibi cy'Imana ibihe byose. Ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, umugisha w'Uwiteka nuboneke kuri wowe, imbaraga n'imbabazi z'Imana bikugaragareho. Iyi ni by'uko urabagirane kuko umucyo wawe uje. None turi kuwa kane, tariki ni 16 ukwezi ni ukwa kane, umwaka ni 2026. Imana intumye guhanurira ubuzima bwawe uyu munsi wa none. Uyu munsi Imana intumye kukubwira ngo iguciye ku buretwa. Imana iguciye ku buretwa ndetse n'agahato wakoreshwaga kararangiye. Hari iminyururu imaze igihe iboshye ubuzima bwawe, hari iminyururu imaze igihe ihambiriye ibyawe, ariko Imana iravuze ngo irakubohoye, kandi Imana iravuze ngo ihaye umugisha izina ryawe. Imana intumye kukubwira ngo witinya, Imana intumye kukubwira ngo wimwara, Imana intumye kukubwira ngo wikorwa n'isoni, kuko Imana ikubereye umurengezi. Imana wasenze, Imana wakoreye irakuzirikana, Imana wagendanye nayo ntabwo izagusiga, ntizaguhana, iguhetse ku mugongo wayo. Reka nkubwire, haracyari ibyiringiro. Ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Muri Kristo hari ibyiringiro. Kristo ni umwami w'amahoro, Kristo ni umutabazi, Kristo ni umurengezi, Kristo ni umwami w'abami. Arakiza, arazura, abeshaho, ahindura ibyanze guhinduka. Ni Kristo ni umurengezi, ni umutabazi. Humura, yewe umaze igihe urira, yewe umaze igihe uhungabanywa n'inkubi y'umuyaga ukozwa hirya no hino, Imana intumye kukubwira ngo humura. Ayizo ni mashando wiribirifa. Uyu munsi kuwa kane Imana intumye kuvugana nawe ngo humura. Ijambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya ibice byaho ni 40, umurongo waho ni 4. Haranditse ngo noneho rero uyu munsi n'uyu munsi ntabwo ari ejo. Uravuze ngo uyu munsi n'uyu munsi, n'uyu munsi umva mvugane nawe. N'uyu munsi Imana ikubohoye, n'uyu munsi Imana igutabaye, n'uyu munsi Imana igukuye ku buretwa, n'uyu munsi Imana igukuye ku ngoyi, n'uyu munsi Imana ikumaze umubabaro. N'uyu munsi ntabwo ari ejo. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abe ariho ujya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Jambo riravuze ngo noneho rero uyu munsi ntabwo ari ejo, n'uyu munsi y'itariki, uyu munsi wa kane, n'uyu munsi twinjiyemo, niwo munsi Imana ibohoreyemo ubuzima bwawe. Iravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu yose iri ku maboko yawe. Reka mvugane nawe. Hari iminyururu yaboshye amaboko yawe, minyururu waboheshejwe n'abarozi, minyururu waboheshejwe n'imbaraga za karande, hari iminyururu waboheshejwe n'imivumo bakuvumye. Iminyururu irakuboha, amaboko yawe arabohwa. Nta kintu kijya kigera mu biganza byawe, ariko nikigezemo nacyo Satani araza akagisahura akagitwara. Baguteje ikintu cy'umwuka w'inyatsi, ku buryo ikintu cyose ukoze icyo kintu kiragenda, icyo kintu kiragenda. Upfa kuba wabonye amafaranga. Hari abantu bagira inyatsi, ugasanga afite inyatsi ya yindi. Hari inyatsi ziba ari nini, ziba zifite n'abuzukuru. Imana itugirire neza. Ugasanga upfa kuba wabonye amafaranga gusa, inyatsi ikabimenya. Buriya iyo tuvuga inyatsi, buriya inyatsi ntikubuza kubona amafaranga. Inyatsi hari abantu benshi bibwira ko kugira inyatsi ari ukuba udafite akazi. Oya, kuba udafite akazi si inyatsi. Inyatsi ntikubuza kubona akazi, inyatsi ntikubuza kubona amafaranga. Inyatsi irakureka ukabona akazi, ariko igihe wahembwe nibwo inyatsi ihagurutse ibibazo bitari biri ngombwa. Ugasanga abana barwaye, ugasanga nawe warwaye, amafaranga wagombaga gukoresha ibindi ukajya kuyivuzamo, cyangwa
cyangwa se ugasanga ari igikoresho cyangiritse mu rugo mu buryo butunguranye, ugasanga mbese amafaranga, igihe wabonye amafaranga nibwo hahaguruka ibibazo utazi ahantu biturutse, kandi bigahaguruka mu mpande zose, bigahaguruka mu muryango, bigahaguruka mu rugo. Mbega igihe wahembwe uri umusore cyangwa uri umukobwa, niwo munsi abantu bagutura ibibazo, nibwo mu muryango haboneka ibintu bikomeye biteye ubwoba, bisaba yuko wencera ivenu ugakora. Rero icyo nicyo bita inyatsi. Rero noneho ijambo riravuze ngo noneho rero nta handi uyu munsi Imana ibohoye amaboko yawe. We wari ufite inyatsi, hari abantu bagira amaboko aboshye ku buryo ikintu cyose akozeho kirahomba, ikintu cyose ugiyemo kirahomba, ikintu cyose ukoze kiranga, ugatangiza bizinesi kandi ukayitangiza bikuvunnye bikugoye, ariko aho kugira ngo ibe successful ikagenda igahomba. Ibintu byose ugiyemo biranga, ibintu byose ugiyemo ntibikunda, nta kintu na kimwe ujyamo ngo gikunde ngo cyemere. Cyo ngicyo amaboko yawe araboshye. Ugerageza guhinga ariko urarumbya, ufite ukuboko kuboshye. Imana itugirire neza, amaboko araboshye. Uragerageza ibintu byose, ugerageza korora ntibikunde, impamvu nta yindi, amaboko yawe araboshye, ntabwo afite umugisha, amaboko yawe ntafite umugisha. Rero uyu munsi icyo ngicyo nicyo Uwiteka akoze ku maboko yawe. Hari abantu bari barakuroze, murozi yari yararoze amaboko yawe, arayahambira ku buryo nta kijyamo, ntacyo wakira, kandi akora ku buryo n'icyo wakiriye kivamo cyihuse. Ariko Imana iravuze ngo nonaha irakubohoye. Imana irakubohoye, ibohoye ubuzima bwawe, Imana ibohoye amaboko yawe. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu. Imana ivanye iminyururu ku maboko yawe. Iki ni igihe cyo kubohorwa, iki ni igihe cyo gukurwaho uburetwa, iki ni igihe cyo gucibwa ukavanwaho ingoyi washyizweho n'abarozi. Uyu munsi vanwaho ingoyi, uyu munsi tandukana n'akarande, uyu munsi tandukana n'uburetwa, tandukana n'igisuzuguriro icyo ari cyo cyose cy'abazimu n'abadayimoni. Umwuka wari warakwambaye ukunaniza, uyu munsi Imana iravuze ngo iwugukuyeho. Ni kwivuze irakubohoye. Noneho kandi Imana ibikoze kubw'imbabazi zayo. Iravuze ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nutanabishaka nabwo wirorerere, nzakugirira neza. Imana ntabwo ubikoze kubwo ukijijwe, si ugukiranuka kwawe, ntabwo ari ubwiza, ntabwo ari uburanga, si n'amashuri, ni imbabazi z'Imana. Kubw'imbabazi zayo Imana irakubohoye. Kubw'imbabazi zayo Imana ikugiriye ibambe. Kubw'imbabazi zayo Imana ibikoze kubw'imbabazi zayo, Imana ibikoze kubw'ubuntu bwayo, Imana ibikoze kubw'urukundo rwayo, ibikoze haleluya, ibikoze kubw'imbabazi zayo. Nari mvuze ngo akira kubohoka, akira umugisha, tangira ukore bigende, tangira ucuruze byemere, tangira poroje zawe, Imana ishyize umugisha mu biganza byawe, tangira imishinga yawe yose, Imana iragusapotinze, Imana ihagararanye nawe. Genda ukore, genda uhinge, genda worore icyo washakaga gukora cyose, Imana ishyize umugisha mu biganza byawe. Akira umugisha. Manuka muri komenti wandike muti nakiriye kubohoka. Manuka muri komenti wandike muti nakiriye kubohoka mu izina rya Yesu. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuko ubohoye abantu bawe, ndagushima ko bagiriye neza ukabarwanirira. Harabo Satani yari yaraboshye, harabo Satani yari yarahambiriye, harabo yari yaraziritse rwose, azirika ubuzima bwabo, azirika imigisha yabo. Ariko none Mana, ndagushima kubohoye, ndagushima kutanze umugisha. Abantu babonye umugisha, ibiganza byabo byari biboshye ariko urababohoye. Ndagushima Mana kuhinduye ibyanze guhinduka, ndagushima kuciye inzira hatari hari inzira, ndagushima kuremye ibitari biriho bikabaho mu izina rya Yesu. Ndagushima nyaguhora ku ngoma Imana, ndagushima kunejeje ubwoko bwawe, ndagushima kunejeje abantu bawe, ndagushima kubahaye umugisha, ndagushima kubahaye amahoro. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ukijije indwara kandi Data abantu bakuye ku buretwa. Icyubahiro n'ikibi cyawe urakoze Yesu.
amen. Imana iguha umugisha wowe ugiye gufata ubu buhanuzi busheyaringe bwoherereza abantu batanu, hereza inshuti yawe, umuvandimwe wa umuntu ukunda, mwoherereze nawe abohoke. Yaraboshye ariko mwoherereze iri sengesho, acyumvira isengesho arakira kubohoka, acyumvira isengesho arakira ubuzima, acyumvira isengesho arakira guhaguruka mu izina rya Yesu. Rimwoherereze yakire kubohoka, yakire guhaguruka, yakire imbaraga z'Imana. Niba utari wakora subscribe kuri Prophet Emma TV, koraho subscribe, yikoreho rwose. Imana iraguhereza umugisha, Imana ikugire neza. Kanda like, ukikanda like Imana iguha umugisha. Shyiramo comment yawe, ugishyiraho amina ku ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha rwose. Ntukumva ijambo ry'Imana ngo uceceke, jya uvuga uti amen. Imana iguhereza umugisha, ukibivuga Imana ibikore ku buzima bwawe. Shalom shalom. Kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe, gitinyiro n'ubudahangarwa bw'Imana nibigumye kukugaragaraho mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Byukura bagirane kuko umucyo wawuje. Shalom shalom. Ndabakunda cyane, mugubwe neza. Neza y'Imana ikomeze kubabonekaho. Shalom shalom.